Ahagana mu mpera z'ukwezi kwa 10 mu mwaka wa 2020, Kaminuza y'u Rwanda ishami ry'uburezi ryesheje umuhigo wo gutanga amaradiyo agera ku 2467 akoresha imirasire y'izuba ku miryango itishoboye yo mu turere twa Gisagara, Kirehe, Gicumbi, Rusizi, Rutsiro, Kayonza na Nyaruguru kugira ngo afashe abana b'abanyeshuri bo muri iyo miryango gukurikira neza amasomo yanyuzwaga kuri radiyo ateguwe n'ikigo gishinzwe uburezi bw'ibanze REB, kubera ko amashuri yari yarafunze badashobora kujya ku ishuri kubera icyorezo cya coronavirus 19. Ayo maradiyo yatanzwe ku nkunga y'umushinga uzwi ku izina rya Transforming Education Systems for Sustainable Futures ukorera muri Kaminuza y'u Rwanda ku bufatanye bwa Kaminuza ya Bristol mu Bwongereza. Amarangamutima y'ibyishimo yari menshi cyane ku babyeyi no ku bana ubwo bashyikirizwaga ayo maradiyo. Abana bahigaga kugira imyanya myiza mu ishuri. Ababyeyi nabo bakavuga ko abana babo bagiye kuziga neza kandi ko nabo bagiye kurushaho kujijuka kubera kugera ku makuru. Ese ko iyo miryango imaze iminsi ikoresha ayo maradiyo, hari icyahindutse mu myigire y'abo bana no mu buzima busanzwe bw'iyi miryango? Kugira ngo hagaragare ibisubizo bihamye, itsinda ry'abarimu bakaba n'abashakashatsi muri Kaminuza y'u Rwanda ishami ry'uburezi ryakoze ubushakashatsi kuri izo mpinduka. Iri tsinda ryari riyobowe na Dr. Michael Tusime Rwibasira, unayobora uwo mushinga wavuzwe haruguru. Mu nama yamurikiwemo ibyavuye muri ubwo bushakashatsi, Dr. Michael Tusime Rwibasira yagarutse ku mpamvu Kaminuza y'u Rwanda yatanze iyo nkunga y'amaradiyo. Kaminuza ntabwo ikora nk'ikirwa, yitabira n'ibikorwa byose biteza umuryango nyarwanda imbere. Niyo mpamvu mu by'ukuri Kaminuza yaravuze ati twigisha kaminuza, abanyeshuri ba kaminuza nyine, ariko bari abanyeshuri ba kaminuza hari aho baturuka. Oya nibo bari abana bato bagenewe amaradiyo, ariko iyo bize neza bakiri bato binjira muri kaminuza mu by'ukuri hari ireme bafite, hari ubumenyi bafite. Ndagira n'abatindiye ngo tujye mu kindi gikorwa cy'ubushakashatsi. Iyo nkavuga ko icya mbere twatanze ari amaradiyo kugira ngo abana babashe kwiga, ariko nyuma yabyo turavuga tubaze abayobozi b'uburezi mu turere bimeze bite, kwiga muri covid byagenze cyangwa cyagenda bite, ko n'ubu turacyabirimo, ariko cyane cyane twibanda kuri iriya nkunga Kaminuza yageneye iyi miryango ihagarariwe na bamwe mubona aha ngaha. Ubushakashatsi rero bwarakozwe, hagira ibyagaragaye, hagira recommendations kugira ngo Dr. Dan ari buze kutubwira. Navuye ko mu nshingano za kaminuza hari ubushakashatsi, urumva nabyo biruzanya n'ibyo tugiye gukora. Hari amakuru twagiye tubona tugira ngo tubasangize, nyuma turaza kugira amatsinda mubibyumva mute, mubibona mute. Iyo tuvuga education for sustainable development, guhuza uburezi na ziriya ntego z'iterambere rirambye, yakorwa bite, hahinduka iki, cyane cyane muri iyi myigire turimo y'uyu munsi igoranye mu by'ukuri, ariko ugenda duha amasomo. Buri hari ibintu covid no kwiga muri covid hari imbogamizi dufite, ariko hari n'ukuntu byaduhumuye, abantu baratinyuka ukumva mudasobwa ari ibintu wagerageza, ukumva umwana yakwiga, ukumva umwana w'umuturanyi yazi wawe akigana n'umwana wawe bumva ya radiyo, ituma imiryango yegerana, ariko imiryango yose ntabwo ari ifite amaradiyo. Twe tuyatanga, hari ubuhamya bagiye baduhangira ngo nayo ubashe gusubiramo hano, aho abana bajyaga bumva abana b'umuturanyi bari kuri radiyo biga, bakaza bakanga bati twebwe radiyo uzayikora ryari? Umubyeyi ujya kubwira nk'ibyo ngibyo burya babaye. Abana hirya ngo barimo bariga, kandi abanyeshuri biga mu kigo kimwe, umwe akumva ko we atiga.
ndumva rero ubwo buhamya twagiye tubona mu by'ukuri namwe tubakangurira abana burya bari beza cyane iyo biganye, iyo umuturanyi yaje kumva iradiyo twayaga tubikora kera akajya kumva amakuru y'umuturanyi, abana bakajya kwiga ku muturanyi. Ibyo bintu ari byiza, bituma mu ndangagaciro zacu ngira ngo nabyo birimo. Tunishimira ko mwabikoze kandi ntabwo turamuraza kugira umwanya abari hano nkabangaye bagiri nabo icyo batubwira ababyeyi, ariko turashimira cyane cyane ko mwabikoze mu rwego rw'ubushakashatsi. Mu by'ukuri hari icyo bwatugaragarije, mwaragerageje. Ari uko mu musanzu twatanze wo kwigisha, kuko nabo muri kaminuza nabo bari batashye, nabo ntabwo bari ku ishuri. Mu musanzu twatanze wo kwigishiriza mu rugo, dusanga dushobora gutanga umusanzu wo gukora ubushakashatsi ngo tugerageze gufasha igihugu mu kumva uko ikibazo giteye no kumva ibibazo bishobora kugerwaho n'uburyo ibyo bibazo byashakirwa umuti. Niyo mpamvu twakoze ubushakashatsi tubwita mu Cyongereza remote learning around vulnerable families during COVID-19 in Rwanda. Ni ukuvuga ngo ese bariya bava mu miryango itishoboye, ko twe nibo twibanzeho, bo biga bati, bo iki kibazo cyaje barimo kucyifatamo gute? Kubera ko hari nk'abo bari bafite televiziyo, hari aho bagiye bafata ngo nubwo hari muri covid ugasanga afashe mwarimu yigishije umwana kuri internet. Nagiye mbibona mwarimu akaba ari iwe mu rugo akigisha abana bari iwabo mu rugo akoresha internet. Ariko tutibaza tutari ko bari abantu batishoboye, bari abantu badafite ubushobozi bwo kugira internet, badafite ubushobozi bwo kugira iyo televiziyo, bo barimo gukora bati. Niyo mpamvu twakoze ubushakashatsi bureba ku bintu bitatu. Icya mbere, abo bantu ni ibiki bafite bibafasha abo bana babo nabo bashobora gukurikira nk'abandi. Icya kabiri, ni ibihe bibazo barimo guhura nabyo. Icya gatatu, ari nacyo cy'ingenzi, hakorwa iki ngo ibi byo kwigira mu rugo, ibyo kwigira kuri radiyo bihabwe ingufu ku buryo bizakomeza. Cyose ibyo birimo guhinduka. Ikibazo twibaje ni ukuvuga ngo ese hakorwa iki niba duteye intambwe idasubira inyuma, ngo iyo ntambwe nyine iterwe neza, tutazatera intambwe tukagwa. So nibyo bintu bitatu ubushakashatsi bwashatse kurebaho, akaba aribyo tugiye kubasangiza. Ngira ngo ibi ni ibibazo twagombaga gusubiza muri ubwo bushakashatsi. Ikibazo cya mbere ni ukuvuga ngo ese bariya bana bari kwigira mu rugo ni ibiki bibafasha bahuye bafite, ni ibihe bibazo barimo guhura nabyo. Icya kabiri ni ukuvuga ngo ese ziriya nzego z'ibanze twita local community structures, ziriya nzego z'ibanze zo zirimo kubafasha gute, zose zirimo guhura n'ibihe bibazo mu kubafasha. Icya gatatu ni ukuvuga ngo ese ko twanyuze muri COVID-19 ni irihe somo byadusigiye, kuko hari byinshi twahuye nabyo twumva ko bidashoboka. Icya kane, ibi byose turimo kureba n'ibi twabonye muri ubushakashatsi byadufasha gute kugira ngo tugere ku ntego z'iterambere rirambye. Ntabwo ari iterambere gusa, ahubwo ni iterambere rirambye. Tuvuga ngo ni bya bindi Dr. Mike yatubwiye ko gahunda y'uyu mushinga ni ukureba uburyo uburezi bwahindurwa ku buryo bwagira uruhare mu kugera ku ntego z'iterambere rirambye. Ibyo rero ibintu twashaka kureba, hakorwa iki ngo uburezi bw'uyu munsi bukore bushimangira ibi byo kwigira kuri radio na televiziyo, byo kwigira kure, ariko nanone bikazatugeza kuri ziriya ntego z'iterambere rirambye. Ibyo nibyo bibazo twagombaga gusubiza. Mu byo twagombaga gukora, twagombaga kumenya ese ni ubuhe buryo bwakoreshejwe, ni ibihe byakozwe kugira ngo uriya mwana wigira mu rugo ashobore gufashwa. Ikindi cya kabiri ni ukumenya ese bariya bakorana n'umwana, ari umwana ubwe, ari abamwegereye, ari abayobozi, haba ku rwego rwo ku murenge we, ku mudugudu we, ku rwego rw'igihugu, bo bakora iki kugira ngo umwana afashwe neza. Icya gatatu ni ukureba ibibazo byagiye biza muri kiriya gihe lockdown na nyuma yayo, igihe abantu barafungiye mu rugo, n'uburyo ibyo bibazo twagerageza kubishakira umuti. Ngira ngo ibi bitatu nibyo twashaka gukora kugira ngo na biriya bibazo navuze haruguru bine bishobora gusubizwa. Ubu bushakashatsi rero kuko twabukoze, twashatse kubukora mu buryo budasanzwe, kuko principe ya mbere twe tugendera nuko niba dushaka guhindura uburezi,
n'ibyo dukora byose bigomba kuza bikorwa mu buryo ataruvuga ngo turi kugendera muri ya nzira abantu banyuragamo kera, bivuga ngo tuzane igisha. Twaratekereza utese turamanuka, ugenda uganire n'umuntu utangira umubaze utese muri covid witwaye ute, byagenze gute, nibe ibibazo wahuye nabyo. Dusanga rimwe na rimwe ujyayo akakubwira ati dewe nta bikoresho nari mfite ntaki, ugasanga nicyo gisubizo byose bihagarariye. Turaba tutereka tubanze ubushakashatsi bwacu tubukore mu bice bibiri. Igice cya mbere dufate uriya muntu tuvuga ngo ntashoboye kwigura radio, ntafite televiziyo, ntafite uburyo agera kuri mwarimu, kuri telefone za megabyte n'ibindi byose, twe tuze tumuhe radio, kumvikane n'ubuyobozi bw'inzego z'ibanze tuti uyu muntu mudufashe mu mukurikiranye. Noneho nyuma y'amezi 6, nyuma y'amezi hagati ya 6 n'8 twe dusubireyo turebe uko ya radio yakoreshejwe, dushingiye ku buryo yakoreshejwe n'ibibazo byawe nabyo biduha ishusho y'uko ibintu byagenze muri covid-19. Niyo mpamvu ubushakashatsi bw'imice bibiri, hari uko gutanga amaradiyo no gufasha no kuganira n'inzego z'ibanze, kuganira n'abayobozi b'uburezi ku karere, ku murenge. Ibyo byakozwe mu kwezi kwa 10 n'ukwa 11 muri 2020. Ababyeyi bahagarariye bagenzi babo muri iyo nama bavuze ko inkunga y'amaradiyo yabafashije cyane, haba mu myigire y'abana babo ndetse no mu miryango yabo muri rusange. Kuri njye mu bihe bya covid byari bikomeye, nari mfite abana 2 biga, nuko ubwo abana bamaze kuvuga ati duhagaritse kwiga, abana bakaza ati turi kujya kureba mu baturanyi, kureba kuri televiziyo ko abandi barimo kuvuga ko bavuze ko ari ukwigira ku mateleviziyo, ubu tuzabaho gute? Bagerayo mu mateleviziyo kubera ko bitari byemewe n'ubundi kugira ngo umuntu ajye mu rugo rwa runaka ari muri guma mu rugo kikaba ikibazo. Nababwira nti muhumure uko bimeze kose Imana izi uko izabigenza, natwe leta iradutekereza, wagira ngo ahari narindi no mu mwuka. None urabona akarere ka Gicumbi niba uhazi cyangwa se urabona hegereye umupaka, abana benshi bagacika kubera ko bari bahagaze mu ishuri bakajya Uganda. Ngira ikibazo mfite akana gakuru kabana n'ubumuga, ati mama ati nanjye ngiye gucika ntoya ihangana. Ubwo bakimara kuduhamagara najye kumva mu murenge bampamagaye ati baturanijwe mu bantu bari buhabwe radio yazabana kwigira mu umva muvandi. Nashimye Imana ndavuga nti Imana uri Imana, iyi ni leta. Twaragiye amaradiyo turayafata, tugeze mu rugo rero n'abana murabona tubonye amaradiyo, mujya mwicara mwige. Abana nabo baranyemerera nuko abana bariga, naba nagiye nko ku kazi kubashakira icyo barya, kaza ati mama atuzi ko aha naha bafunze, ati mama atahuri kujya aho ngaho, ati mwebwe bari kubemerera gukora, ati dore bavuze ko aha naha bafunze. Ntego ati nuko abana bariga, nanjye nk'umubyeyi ku ruhare rwanjye byaramfashe, kuko icyo twari dukeneye muri covid ni ukumenya amakuru, ukamenya igihe uri kujyana nacyo. Urabona muri mu nzu muri guma mu rugo, no gutegereza radio uko mvuga ngo niba ari akarere kabagafunze, niba ari umurenge ni guma mu rugo. Ubwo uko bagiye batubwira wakumva n'ubundi akarati bagafunze ukabutava mu rugo ngo ugere gute uje kandi karere. Nuko biramfasha, noneho no mu kumva amakinamico nge rwose nta radio nari mfite, singiye kwipakaho nta radio nari mfite n'ubundi mu makinamico tukigiramo, ndetse mfite n'agakobwa kabyaye abana 2 kabyara n'ubundi gateshwe ishuri bagatera inda. Ukajya kumva abana ati mama ati wowe ati spera atuburabona ibintu barimo kuvuga mu makinamico muri za Museke Wera, iyo uza kugira ngo wari wumvishe radio wari guhura n'iki kibazo ugasanga nabo bari kumwigisha. Urumva radio ko yagize umumaro kuri nge no ku miryango yanjye. Iyo urebye nk'amanota abana bari basanzwe bagira mbere ya covid nayo bari kugira ubona hari ikiyongeye kubera nkurikije amanota bagiraga mbere no muri covid barize, kuko nk'ubu mfite umwana akabana n'ubumuga kigaga mu wa 5. Urumva bigiye mu rugo basubiye ku ishuri, ntangazwa nuko yabaye umwana wa 7 kandi
n'ubundi yarigiye mu rugo kuri radiyo. ako twiga mu wa kane nako kaza kari mu mwanya wa gatatu. Urumva ko byagize umumaro. Umwana amaze amezi angahe atiga, ariko agiye ku ishuri, asubiye ku ishuri, agize umwanya nk'uwo, urumva ni iby'agaciro radiyo yaramufashije. Urebye se imikurikiranire y'abana mu ishuri mbere y'uko mubona radiyo na nyuma y'aho bayiboneye, wabitugereranyiriza? Mbere urabona, mbere n'ubundi bumvaga amasomo ku ishuri bagataha, nta handi bari guhurira nabyo, bagategereza bya bindi byo ku ishuri. Noneho aho twaboneye radiyo, urabona hari igihe umwana aba yatashye cyangwa nko muri wikendi, n'ubundi akaba atari burye ku ishuri kwiga, ariko kubera ko twari dufite radiyo, no muri wikendi bagiraga gute, bafataga ayo masaha yo kwiga bakigira kuri radiyo. Ubwo urumva ko hari icyagiye kizamuka. Uvuze umwana wabaye wa kane, uwabaye wa gatatu yiga mu wa kane. Mbere yabaga uwa kangahe mbere yo kubona radiyo? Karindwi, uwa 11 gutyo. Naho undi uwo yari n'umuswa, ubu bana n'ubumuga kuko yageraga n'ipfunwe ryo kwiga. None icyo nari nibagiwe, yakumva no kuri radiyo, urabona hari ibiganiro bacishaho by'abana bafite ubumuga, ko biga, abatabona n'abatabona. Nakaza kambwira ati tuzi ko numvishe kuri radiyo ko n'abafite ubumuga nabo bagomba kwiga. Ati barimo kwigisha abadafite ubumuga bw'amaso, abatumva. Ati none njyewe se ukoresha ukuboko kumwe, ati ubwo nzananirwa kwiga? Ibyo nabyo mbona ko ari cyo byakoze. Batubwire ko umwana wabaye uwa karindwi nyuma y'aho muboneye radiyo, mbere yabaga uwa kangahe? Yabaga uwa 11 gutyo, mbese mu myanya y'inyuma cyane. Nshimiyimana Emmanuel uturutse mu karere ka Rusizi, umurenge wa Nyakarenzo, akagari ka Kabagena, mu mudugudu wa Bitaba. Mbere mu muryango ikibazo twari dufite, nta twumvaga amakuru nk'uko bisanzwe uretse kuri telefone yonyine, ariko ubwo igenda hari telefone nayijyanye, abana ntibumvaga radiyo. Aho tuyiboneye rero, ubwo abana nigenda hari ngiye nkabaha ubwisanzure ku buryo cyane nabigishije mu kumenya uburyo bayifungura n'uburyo bayifunga. Naba nagenda ngakoresha telefone, bagakoresha radiyo, nanjye ngenda hari twese tugahurira hamwe tukanumvira hamwe. Radiyo zatanzwe byari mu bihe bikomeye, ndetse n'igihe kwari ukugira ngo byibuze umuryango, ariko haherewe ku bana bagombaga gukomeza amasomo. Byatanzwe iki mu muryango wawe? Icyo byanyungwe ni uko abana amanota n'ubundi ntabwo yasubiye inyuma aho bafunguriye, kuko bageze amahirwe kuko nanjye nabigizemo umuhate, babimenyesha ko isaha batangirira amasomo guhera mu masaa 2 za mu gitondo begera radiyo, aho kugira ngo njye mbajyane mu mirimo akaba ari njyamo njyewe ko bakabumvira. Natwe nk'umuryango, radiyo hari ubumenyi bwinshi twagiye kumva nk'amakuru hirya no hino, ukamenya ndetse no muri rusange uburyo igihugu gihagaze, ndetse n'imibare igenda iboneka mu turere tugiye dutandukanye, kuko byagendaga yiyongera n'igihe cyo gupunguka, n'ibyo byose tugahita tumenya amakuru mu buryo bwihuse. Ibipimo nabipimiyeho ni uko amanota bari bafite mbere y'uko Covid iza, aho bongereye gufungura hiyongereyeho 10. Nyuma yaho muri iki gihembwe cyo gutangira umwaka nasaza hirengeraho 20, ku buryo wabonaga amanota 30, ikigero bishyika muri 80. Mazina yanjye n'uzasenga Sara, amatutse muri Gisagara, murenge n'Ikibirizi, Kagari ni Muyira, Mudugudu n'Izihari. Mu gihe Covid yari imajije kuza, abana bari batangiye kujya birirwa bazerera, nta mwana wabasha gushyiramo umwuka ngo abashe gukumva. Mubwira ati icara wenda usubire no mu makayi wenda wigiyeho. Umwana avuga ati nose ndasubira mu makayi gute, nta mfite urimo wigisha. Uko nguko nyine tugiye kumva twumva badutekerejeho, baraduhamagara, baje kuduhamagara baduha radiyo, baje kuduha radiyo, abana bakajya babasha kwigira kuri radiyo, n'abo baturanyi bakaza bakigira kuri radiyo, tugafata umwanya nk'ababyeyi, kuko twari duturanye n'ababyeyi batabashije kubona radiyo, tukavuga ati wenda nk'abana nka 30, ku wa mbere umubyeyi umwe azaba ari kumwe n'abana 10, ku wa kabiri undi mubyeyi nawe ari kumwe n'abandi bana 10, no ku wa gatatu bari kumwe n'abana 10. Ibyo bavuze kuri radiyo, nabona abana hari aho babyishe abasha kubafasha abakosora.
nk'uko byagenze birangije abana nyine baguma bigira kuri radiyo, abana ndakeka basubiye ku ishuri ubona ari abana beza, amasomo bayatsinda neza, aho tutabashaga kubyumva twifashishaga mwarimu, tugahamagara mwarimu nk'icyongereza benshi ntabwo tukizi, tugahamagara mwarimu akaba ari aho ngaho uruhande rwabo bavuga mu rurimi rw'icyongereza, mwarimu akabafasha, ariko mu mibare n'ikinyarwanda umubyeyi abashaga kubafasha, mu zindi ndimi niho mwarimu yabafashaga. Kaminuza y'u Rwanda yarakoze ibasha kwicara igatekereza ku bantu tutabona ubushobozi bwo kugura radiyo, ikatugura radiyo ikaziduhereza, twarayishimiye, Imana ihora ibibuka. Intumwa ya REB muri iyi nama Bwana Hagenimana Innocent yashimiye Kaminuza y'u Rwanda kuba ari umufatanyabikorwa mwiza muri gahunda nyinshi za REB zigamije kuzamura ireme ry'uburezi. Yanashimiye by'umwihariko inkunga y'amaradiyo yahawe imiryango itishoboye kugira ngo abana babone uko bakomeza amasomo. Yasabye abo bireba bose kubafasha kugira ngo icyo ayo maradiyo yatangiwe kizarushaho kugerwaho. Yashimiye abarimu bakoze ubushakashatsi bwamuritswe, abizeza ubufatanye bwa REB. Yashimangiye ko ubushakashatsi ari ingenzi, anibutsa ko ibyemezo byinshi bifatwa bishingira ahanini ku biba byaragaragajwe n'ubushakashatsi. Ubushakashatsi bwanyu bwo nibuza ngira ngo buzaba bugira n'inama by'umwihariko nka REB mu burezi uko yakwitwara haramutse habaye ikindi kintu kidasanzwe n'ubwo tutakifuza. Izo recommendation zakabaye zigera no kuri REB y'uburyo yajya yitwara, cyangwa se n'iki yakora mbere nka precautions kugira ngo hagize ikindi kintu kiba imenye uburyo yitwara. Nk'abashakashatsi by'umwihariko kubera ko ari mwe mutekerereza uburezi mugatanga n'imirongo migari n'inama, ubu bushakashatsi turizera ko buzahumura amaso, nubwo tutavuga ko duhumye, ariko nibura hari ibindi byemezo bishobora gufatwa bishingiye ku bushakashatsi. Murakoze cyane.